Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye no mu ntara zitandukanye, ndabifuriza ibihe byiza. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ari abakiri nijoro bakiryamye, ari abo buri gucya, ari abo buri kwira, mwese ndabifuriza ibihe byiza, mugire amahoro. Ngarutse kuri microphone za Nta Mikino Online TV kugira ngo tuganire, mbagezeho amakuru atandukanye kandi by'umwihariko amakuru rwose yarakenewe mu gihe nk'iki. Uyu mwanya ngarutse ku cyerekeranye n'amadini n'amatorero, hejuru nyuma y'uko hari kugaragara ibibazo byinshi bikomeye, hari benshi imbehe yabo rwose igiye kubama cyangwa se igiye kubabana ubusa. Ibi bintu birakomeye rero mwa bavandimwe mwe, icyerekeranye n'amadini n'amatorero by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, ariko burya ngo imbeba ngo irya umuhini niyo totera isuka. Icyo kibazo abanyakigali bagize ntago n'abandi bo mu mijyi itandukanye bo mu ntara nabo bazakigira. Ibyo byose hagiye hari hagenwa imiturire n'uburyo bagomba kuba. Urugero nk'umujyi wa Rubavu, umujyi wa Musanze, umujyi wa Huye, umujyi wa Muhanga, iyo murabizi ko ari imijyi ibyo ari byo byose igendera ku bishushanyo mbonera. Ubwo naho ubutaha, ariko by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mwa bantu mwe, ibintu bifashe indi ntera, bihinduye isura. Nagira ngo nkubwire ngo nimba rwose dusanzwe tubana cyangwa ari ubwa mbere tubanye, ukande hepfo kuri subscribe kuko aba ari inyunganizi nziza uduhaye. Nurangiza ukande like, nutera comment tubwira uko byakiriye, nabwo iba ari inyunganizi cyangwa se ubufasha uduhaye, nabyo turabikunda cyane. Gira amahoro rero aho uri hose, waba uri umupapa, waba uri umumama, waba uri umukobwa, waba uri umusore, waba uri n'umwana muto, kuko ubu ni ubutumwa bwa buri wese. Gira amahoro. Tutangiye iki kiganiro nyuma y'ibihe bitandukanye byagiye biba abanyamadini n'abanyamatorero. Ubwo turi kuvuga amadini atandukanye kuko si rimwe, amadini yose mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi hari ikibazo simusiga kuko hagiye gukurikizwa igishushanyo mbonera. Iki gishushanyo mbonera kizaba kivuga ko urusengero rugomba kuba ahantu hemewe imiturire. Murabizi ko ahantu hemewe imiturire, ubwo naho umuntu hemewe kubaka inzu mu buryo busanzwe, apana amazu y'ubucuruzi cyangwa se ibigo by'imari n'ibindi. Mbese muri make ahitwa mu masantere agaragara nk'akorerwamo ubucuruzi, ntabwo aho hantu haba ari imiturire. Ariko noneho ibyerekeranye n'amadini n'amatorero mwa bantu mwe, ubwo ni amadini yose. Amadini ari muri iki gihugu cy'u Rwanda murayazi, by'umwihariko menshi headquarter bari Kigali cyangwa se ari naho habarirwa amadini menshi. Ariko nuko ikintu gitangaje ni ukuvuga ngo aya madini, urugero rukomeye cyangwa se kandi rufatika, nuko wenda duhereye nko kuri ADEPR murabizi uburyo igiye ifite insengero zitandukanye. Hari nyinshi zari zifunzwe, hari n'izagiye zisenywa mu mizo ya mbere. Mu mwaka ushize murabyibuka iyi nkubiri y'amadini itangira, hari izashenywe ariko hari n'izafunzwe. Bari bagiye baha warning yuko aya madini ashobora kuzuza ibisabwa. Murabizi ibyo bagiye bayasaba: amaparikingi, amasound proof mu nsengero, inyubako mbese muri make zigendanye n'igishushanyo mbonera bagaragazaga, amatuwarete meza cyangwa se n'amakaro n'amapave mu mbuga hariho hose. Murabizi ko itegeko uko ryavugaga, abagiye babikora, yaba babirangije batarakingurirwa, yaba bakiri kubikora, uyu munsi nuko iyo mirimo yose yahagaritswe. Nta rusengero rugomba kongera kuvugururwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tukiri kuri icyo kintu, nuko mu nsengero zari zisanzwe zisengerwamo ariko ziri ahantu hatagenewe imiturire. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ahantu hemerewe ibikorwa bisanzwe nyine by'ubucuruzi n'amahoteli, ibikorwa biri aho ngaho by'iterambere, bitari ahantu hagenewe amazu yo kubamo. Izo nsengero nazo ziteganyijwe ko
guhera muri uku kwezi kwa kabiri zizageza mu kundi kwezi kwa kabiri zafunze imiryango. Noneho tukagaruka ku nsengero, noneho zo zari ziri ahantu wenda zujuje ibisabwa zasengerwagamo, ariko uko zaba zimeze kose zibangamiye ibikorwa remezo. Iyo bavuze ibikorwa remezo ni ibikorwa ibyo ari byo byose. Turabizi wenda ibikorwa remezo biratandukanye. Nkuvuza iyo urebye wenda amasitade, amahoteli, ibyo ni ibikorwa by'ubucuruzi ariko bigaragara ko ari ibikorwa bifatika. Izo nsengero zose zigiye zituranye n'ibyo bigo cyangwa se n'ayo mazu y'ubucuruzi cyangwa se n'ibyo bigo bya leta cyangwa se izo nzu zisabwa zubatswe muri gahunda ya leta mu buryo bw'iterambere, izo nsengero nazo zigomba gufungwa imiryango zigasenywa. Benshi murazizi aho zigiye zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Ubwo natanze urugero ku idini rimwe rya ADEPR, ariko n'andi madini yose icyo gikorwa kirayareba. Mwibuke neza, insengero nyinshi muri Kigali ntabwo zagiye, benshi bagendaga bazituza ahantu ku mihanda kugira ngo mbese muri makeya urusengero ruba ruri ahantu heza, bazituza ahantu ubona ko n'ubundi hakorerwa ibindi bigo by'ubucuruzi cyangwa se hakubakwa andi mazu atsura iterambere ry'igihugu. Ibyo byose izo nsengero tugiye tureba cyangwa se ayo madini, ubwo nari nkiri wenda ku nsengero, nabanje kubaha urugero ku nsengero za ADEPR, nuko aho zubatse hose hagenewe kuba hakubakwa ibindi bikorwa remezo. Urugero nk'urebye ari ADEPR Remera yegeranye na stade, yegeranye n'irimbi ry'intwari, yegeranye nyirizina ahantu ibintu byose yegeranye nabyo ni ibikorwa remezo. Nayo n'urwo rusengero ubwarwo hariya hajya hoteli cyangwa hakajya amacumbi y'abatoza cyangwa hakajya ikindi kigo runaka cya leta. Izo nsengero zose zigomba kuva mu nzira. Niyo wagaruka noneho n'ahandi tugiye tuzi ku mihanda ahantu hagiye hari insengero nziza, ugasanga urusengero ruturanye n'amahoteli, ruturanye n'akabari, ruturanye kandi ubona ko ari ahantu hagena ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se ibikorwa by'inganda. Aho hose izo nsengero zigomba gufunga umuryango mu gihe kitarenze umwaka. Noneho rero muti bihagaze biti? Izo nsengero nta mananiza nta n'amabwiriza. Ubwo nabahaye urugero ku rusengero rumwe, ariko noneho tugarutse wenda nko kuri iyi ADEPR, cyangwa se tukagaruka ku nsengero wenda nk'izi za Zion Temple, tukagaruka ku nsengero nka za Miracle Center, tukagaruka ku nsengero nka za Apostolique. Izi nsengero zose murabizi ko zari zifite amazina akomeye. Tukagaruka ku nsengero nka za United Christian Church UCC, tukagaruka ku nsengero zitandukanye cyane muzi zikomakomeye. Nuko buri rusengero rwose, ubwo duhereye kuri Eglise, urugero duhereye kuri nka runo rusengero rwo kwa Masasu hariya ruri i Masoro. Uru rusengero rwa Masasu, nuko nibiramuka bigaragaye ko hari ahantu hatemewe urusengero, bazarusenya. Iyi Zion Temple ya Gitwaza hano Rwandex, ubwo wenda reka tugerageze gushushanyiriza abatahazi, nuko na hariya naho nibigaragara ko, uretse ko ho biragaragara urusengero ukurikije aho rutuye n'uburyo ruteye n'aho ruri, hari ahantu ntago hemerewe, ntago ari mu miturire, narwo ruzasenywa. N'izindi nsengero zikomakomeye, ku bahanga n'abashakashatsi cyangwa se dukurikije igipimo cy'imiturire,
nuko wenda nk'urugero rwa ADEPR nababwiraga, urusengero rugaragara ko ruri ahantu rutabyigana n'ibigo by'imari cyangwa se by'ubucuruzi, cyangwa se rutari ahantu hasabwa kujya ibikorwa by'iterambere, ari nka ADEPR Kimihurura n'ubundi ku rurembo rw'umujyi wa Kigali. Hano kuri ADEPR Kimihurura, ahantu urusengero rwubatse ni ahantu ubona ko hitaruye kandi hatabangamye kandi hagari. Urwo rusengero rero sinzi ni nyuma y'uko izindi zose ziba zisenywe nimba ariho bazahita bubaka noneho inyubako nziza idasanzwe, ku buryo abantu bo muri kariya gace bose ubwo abasengeraga hasi mu Rugando, abasengeraga muri utwo duce twose, abasengeraga hano ugarutse hino ahangaha muri zino nsengero zitandukanye za ADEPR, aba bose kano Kacyiru, abo bose bagomba kwerekeza kuri urwo rusengero. Muti bihagaze bite? Izi nsengero zizasenywa mu buryo bukurikije amategeko kandi mu gihe byamaze gutegurwa bizwi n'aya madini yose. Ibaze namwe mwitegereje mukabona ino misigiti yo kwa Kadafi bari kuyihirika, uyu musigiti w'Inyamirambo bari kuwuhirika, uyu musigiti wo mu Giporoso barawuhiritse, kuko murabizi ko uteganye na hoteli Hilltop, uri ahantu rwose mw'abantu mwe. Ibintu by'amadini n'amatorero muri iki gihugu, itegeko n'iteka ryaciwe riteye ubwoba. Ariko aricyo nababwira ngo ibi bintu biri gukorwa mu buryo bw'iterambere, ariko noneho ikibazo uburyo bigiye guteza ku bantu bari muri izi nsengero, ukareba nk'iyi kiliziya ya Saint Michel, yemwe ukaza no kuri Sainte Famille, birakomeye mw'abantu mwe. Ukareba nk'iyi kiliziya ya Regina Pacis y'i Remera, mwibaze namwe izi nsengero, izi kiliziya bari kuzishyira hasi, kuko hari ahantu, ni ahantu dukurikije igishushanyo mbonera cyagaragajwe cyangwa se uko ibintu bihagaze, ni ahantu hatemerewe kuba insengero. Noneho buri dini cyangwa buri torero, insengero uko itegeko ryamaze gusohoka cyangwa se uko barihaye uko insengero zigomba kwimurwa zikajyanwa ahantu hemewe, nuko aho hantu hazajya hagurishwa n'idini n'urusengero barugurishe, bo bazashakire abakristo babo cyangwa se abanyedini babo aho babubakira hemewe kubakwa. Bahubaka urusengero rwiza cyane rwose runini, ku buryo rushobora kwakira abantu bo mu murenge wose, kuko dukurikije kupfa kubona ikibanza kitagenda cyo mu miturire ahantu hatemewe kubaka urusengero nko mu mujyi wa Kigali, ni mu nkengero, kandi nabwo aho bazarwubaka hari igihe ibikorwa remezo bizarusatira bakaba barwimura, ariko ni mu nkengero. Cyangwa se n'imisigiti, kuko nababwiye ngo ni icyerekeranye n'amadini n'amatorero, ntabwo ari ikibazo kireba idini rimwe. Ariyo mpamvu natangiye mbabwira ngo abantu bari batunzwe n'amadini n'amatorero, abantu bari barabigize business, abantu bumvaga ko rwose bafatishije ari abanyamadini. Hari bamwe bamaze kurira mu minsi yatambutse, ariko noneho abagiye kurira ni rusange, kuko noneho ntawe uzabarira wenyine. Izaba ari gahunda y'iterambere, izaba ari gahunda ya leta, iraba ari gahunda y'impinduka nziza, no kugira ngo umujyi bagerageze kuwutunganya, insengero zijya habugenewe, apana kuba muri stade bari kogeza umupira n'abandi hepfo bari kubyina ibisirimba neza ubona ko rwose buri umwe ari kusakuriza undi. Ibi ni ibintu bihindutse byihuse, cyangwa se abantu bakaba bari muri hoteli y'abashyitsi runaka, bari mu manama runaka, imbere yabo urusengero narwo rurarimirije ruri gusirimba. Ibi ni ibintu leta yatekereje, iravuga iti aka kavuyo, iyi desordre, reka ibintu tubishyira ku murongo. Amadini n'ubundi gusenga n'ugusenga, tuyajyana ahantu asabwa kuba ari,
ku buryo ari ahantu nk'uko bimuye inganda bakazijyana mu cyanya cyazo ku buryo zitongera guteza akavuyo mu mujyi wa Kigali. N'insengero nuko bimeze, ni ukuvuga ngo nibyo nari ntangiye kubabwira ngo nyiri dini cyangwa nyiri urusengero wamaze kubona ko urusengero rwe cyangwa se yaba kiliziya yaba umusigiti yaba n'ikindi kigo runaka kigendanye n'imyizerere, yamaze kubona ko agonzwe n'itegeko ry'uko ahantu yakoreraga cyangwa se ahantu hari urusengero cyangwa se ahantu hari umusigiti, aho hantu hagiye gusenywa, nako asabwa kuruhakura. Ubwo ni ukuhagurisha akanarusenya cyangwa se uhaguriye biramureba, afite ibyo azahakorera, ariko ubwo urusengero ruzaba ruhimutse. Ni ukugenda akegeranya amafaranga akayakusanya. Ayo mafaranga akusanyije we akazagena abayoboke be cyangwa se abanyedini aho agomba kubaka urusengero cyangwa se idini runaka rigendanye n'igihe, ku buryo abantu, imbaga nyamwinshi izagiza ikahagera ikamuyoboka. Icyo nari nkivuzeho mu kanya ariko sinagisobanura neza, niyo mpamvu ngisubiyemo. Noneho rero mwibaze namwe, insengero n'abanyamadini n'abo byari bitunze mu mujyi wa Kigali, yaba abanyamacaca, yaba abanyamadini atandukanye, yaba abayisilamu, dore ko bo wenda nta iby'amadini biba bitaba atari business cyane dukurikije nk'ibibera mu nsengero zisanzwe. Ariko mwibaze ngo aba bantu bari batunzwe no kuririmba, bari batunzwe no gucuranga, bari batunzwe n'ubushumba cyangwa ubupasiteri bahembwaga imishahara, aba bose basubiye ku isuka. Aba bari batunzwe mbese no gusenga, dore kuko insengero ari nyinshi n'abanyamasengesho bari barabaye benshi, kandi benshi murabizi ko bibatunze. Aba bose basubiye ku isuka, umugati wabo urabuze neza mu buryo bugaragara kandi busobanutse. Mw'abantu mwe rero, ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba nuko ibi byose ari ibintu bibaye mu buryo butunguranye, mu buryo budasanzwe kandi mu buryo bukomeye. Ariyo mpamvu mbabwira ngo nigeze gukora ikiganiro igihe kimwe ndababwira ngo ibyo ari byo byose abari mu nsengero barashomereye cyangwa se batunzwe nazo bagiye guhura n'ibibazo, ariko icyo gihe benshi ntibanyumvishe. Ariko reka mbisubiremo, ikibazo kitoroshye kandi gikomeye nuko ikibazo cy'insengero, ikibazo cy'amadini, ikibazo cy'amatorero atandukanye, benshi namwe mwibaze ngo insengero ibihumbi zari mu mujyi wa Kigali, niharamuka hasigayemo insengero, uretse ko dukurikije aho zose zigiye zubatse mu mujyi wa Kigali, rwose zizarokoka ntizizaba zirenze, uzajya usanga idini rimwe cyangwa se itorero rimwe risigaranye urusengero rumwe cyangwa se mo kimwe nta na rumwe, dukurikije uko zose zigiye zubatse. Reba urugero nka Zion Temple yubatse, urebe hari ibintu njye kuvuga nkumva birandenze. Urebe nk'uburyo wenda abamasasu bubatse, urebe izi nsengero zitandukanye, urebe nka Rutayisire uburyo urusengero rwaho ruri, ego we ntacyo bimutwaye niyo yarwimura yahashyize ibikorwa remezo bitandukanye, amazu y'ubucuruzi, amataje meza cyane, ibigo bitandukanye, amashuri, ibyo byose ni ibigo bimwinjiriza. Niyo yarwimura akaba ashaka aho rwubaka yitonze, we nta kibazo, ubuzima yarabuteguye. Dore ko wenda bamwe n'abandi benshi ubuzima bagiye butegura bashinze amadini aribo bayahagarariye ari ayabo, ariko noneho nk'abari abakozi mu madini bahembwaga umushahara, ko nta n'uzahabwa imperekeza, ko ari ukwandika usabwa ko usezeye rwose neza, ushimira bari baraguhaye inshingano n'akazi, ko nta mperekeza, nta nkurikizi zabaho. Ubu bushomeri, iyi nzara igiye kwaduka mu banyamadini abitaga abapasiteri n'abashumba, ariko bakaba bo nta bikorwa remezo bagezeho byibuze ngo basigare bibatunze.
iki kintu murumva kiri bugende gute? Wenda nka Eglise Bethel hano mu Giporoso yo ifite ibikorwa remezo bitandukanye, murabona amazu ifite atandukanye y'ubucuruzi, isantere hafi ya yose y'Igiporoso. Ukareba nk'iyi Eglise Nazarene yirahava rwose byihuse kuko hariya ntago ari mu miturire. Okay, ukareba yewe tujye kurondora insengero cyangwa se amadini cyangwa imisigiti bigiye kwimurwa cyangwa se gusenywa aho byakoreraga hakajya ibikorwa bindi by'ubucuruzi cyangwa by'iterambere. Ni ibintu bikomeye mwa bantu mwe. Gusa icyo nababwira cyo nuko umunsi ku wundi tuzajya tugerageza gucukumbura no gusesengura n'amakuru ko tuyabonye tuyabagezeho ku gihe. Nuko umunsi ku wundi ikibazo cy'abagiye kugongana n'ubushomeri bari baringiye amadini, bari barumvishe ko ngo ari abakozi b'Imana, abapurisha, abashumba, batambyi, nta kindi ashobora gukora yumva ko yafatishije, bikamwishyurira abana, bikamwubakira inzu, bikamutunga we n'urubyaro rwe, ku buryo ijoro n'amanywa atabura umugati n'icyayi, atabura akanyama n'agafiriti, kandi n'abana bameze neza ku ishuri, atabura icyo yakiriza umushyitsi ku maturo yatuwe. Ubwo rero mwa bantu mwe, maze si yayandi nimba bazabasha gukora business zisanzwe, noneho abari batunzwe no gusenga no kujarajara mu nsengero barigeze abavuga butumwa. Okay, ntago bari barigeze bo kuko bari bafite aho babutanga, abana bo kababayeho. Hari ibintu bitoroshye mwa bantu mwe, abo nta kwiteganyiriza bari bazi ko batunzwe n'umunwa kandi batunzwe n'impano. Abo no gusubira ku isuka bakajya nyine gufata isuka. Ariko by'umwihariko ntabwo ibingibi mbivuze ari ukugira ngo mere nk'ubishimaho, kuko ni ikibazo gikomeye. Ubuzima bugiye guhinduka kandi bube bubi. Ariyo mpamvu uzasanga benshi bari barayobotse ama YouTube. Iki kiganiro tuzagikoraho ubutaha, ariko mwokagira Imana mwe, ibintu ntago byoroshye. Gusa nsoza nagira nkubwire ngo kandi subscribe, like, ngo sharing, ngo commenting. Ibindi byose tuzajya turushaho kuganira umunsi ku wundi. Mugira amahoro.